Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri gusenga mame Ebenezer. Karibu dushyire Yesu hejuru. Igitondo cyiza kandi ahantu uri shalom, igihugu cyose uherereyemo, ramburira Imana amaboko, umwami yubahwe, Kristo yamamare. Senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uza uyu mwanya, senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uza aya masaha, senga senga ntacyo uzabura, senga senga ntacyo yewe mubyeyi, senga senga ntacyo uzabura, senga senga ntacyo uza yewe, senga senga ntacyo uzabura, senga senga ntacyo uza bakobwa, senga bagabo mwe ntacyo muzabura, musenga basore mwe ntacyo uzabura, senga senga ntacyo fungura umunwa usenge, senga senga ntacyo uzabura, senga senga ntacyo zinduka usenge, senga senga ntacyo uzabura, senga senga ntacyo hayiwe, senga senga ntacyo uzabura, rambura amaboko usenge yewe ntacyo uzabura, hagarara usenge, senga senga ntacyo uzabura, senga ntacyo uza byuka usenge, byuka ntacyo uzabura, senga ntacyo uza ntacyo uzabura, senga ntacyo uza yemwe ntacyo tuzabura, dusenga ntacyo uza nukuri ndabura, senga n'umugabo wo kubihamya ntacyo uzabura, senga ntacyo uza Imana ni nziza, ntacyo uzabura uyisenga, ntacyo uzabura, ntacyo uzabura, senga amen. Haleluya 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 haleluya, umwami ashimwe. Reka dusome Zaburi ya 9 umurongo wa 11. Zaburi ya 9 umurongo wa 11 haravuga ngo, abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko Uwiteka utareka bagushaka. Amen. Abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko Uwiteka utareka abagushaka. Nukuri Imana uyishatse urayibona, ngo abayishakana umwete barayibona. Abazi Imana yabo abo ngo bazakomera, abazi Imana barayisenga. Ndagira ngo ushishikaze gusenga mu gitondo, byuka usenge, fungura umuntu usenge, shaka Imana. Niba koko Imana uyizi, yisenge igihe cyose ubonye. Mu gitondo siho kama, ariko igihe cyose ubonye senga. Njye mbabyutsa mu gitondo ko nkunda amasengesho ya mu gitondo, wowe nawe ushaka, ariko ndagushishikariza gusenga kandi ngakunda amasengesho ya mu gitondo. Ntabwo tugomba kurutwa n'inyoni zibyuka kare zikadutanga zigahimbaza Imana. None twebwe yaremye mu ishusho yayo, tugomba natwe kugira uko duhagurutse tukaruta inyamaswa nk'uko yaziturutishije, tugasenga. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo fungura umunwa usenge, zinduka usenge, haguruka usenge, byuka usenge mu izina rya Yesu. Biracyashoboka ngo abazi izina ryawe bazakwiringira. Igitondo twiringiye Imana, niyo mpamvu twabyutse no kuyisenga, kuyiramya, kuyisingiza, kuyiririmbira, kuko Uwiteka utareka bagushaka. Imana ntago yareka bayishaka. Uko tuzinduka ibi bitondo dusenga, ntago Imana yareka kumva gusenga kwacu. Ntago kuba uyu mwanya dufata ari ubusa, ngo umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Imana rero ni Imana yiyereka umuntu wese uyishaka. Igitondo ndase uyu munsi ni Imana itari bureka bayishaka, kuko ijambo rivuga ngo abazi izina ryawe bazakwiringira. Reka dusenga Imana. Papa, ndagushimiye kuri mwiza. Nitwe babana bawe mwami, duhagarara mu gitondo tugasenga imbere yawe Papa, tukazinduka imbere yawe ngo tugusenge mwami. Ngushyize hejuru gitare, ngusize hejuru uri mwiza. Izina ryawe ndisize hejuru, niwe Mana nyamana. Uri Elishadai, uri Imana ishobora byose. Shimwa uri Elohim,
uri mwiza, urakwiriye izina ryawe, uri Uwiteka, uruhoraho, Imana idakangwa n'ibihe, ahubwo uri hejuru y'ibihe, ahubwo ugenga ibihe. Ndagushimiye mwami, turakwiringiye mwami, ibyiringiro byacu twabisize muri wowe, kwizera kwacu kuri muri wowe Mana, ni wowe Mana yacu, ibyo ngibyo byo byandikwe mu mwuka wacu turabihamije. Uri Imana yacu uyu munsi, uri Imana yacu, bimenyekane uri Imana yacu. Haleluya, bigende bigere hafi na kure, uri Imana yacu. Ku mazina yacu handikweho ngo Uwiteka niwe Mana yacu, Uwiteka niwe mukiza wacu, Uwiteka niwe twiringiye, niwe dutegereje mwami. Umunsi ukira muri iki gitondo niwe dutegereje, ni wowe dushaka. Haleluya, kandi cyiza wowe nuko utareka abagushaka, ni wowe turi gushaka iki gitondo, ni wowe twifuza, kuko ibyiringiro byacu twabisize muri wowe, kandi abagushaka barakubona. Ko nicyo cyiza, icyo ni cyiza mwami. Reka uyu munsi tukubone, kuko abagushaka bakubona. Uyu munsi mwami tukubona ugendana natwe, uturinda aho turi bujye hose. Uyu munsi mwami tukubona ukora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi mwami tukubone wiyubahisha ku mazina yacu, mu mirimo y'amaboko yacu mwami. Mwabo twasi buri wese nahaherereye tukubone Mana, bundi bushya kuko tugushaka mwami. Niwe dushaka wadutabara, niwe dushaka watubera igisubizo, niwe dushaka waturuhura, niwe dushaka mwami ngo tukumenye neza, tuguhishukirwe, tugusobanukirwe. Niwe dushaka, ni wowe ushobora byose. Hari ibyo dufite twagerageje n'amaboko yacu, twagerageje kwirwanya, twagerageje gukora uko dushoboye, biranga, ariko wowe ushobora byose. Twe byaranze kubera ko imbaraga z'umuntu hari aho zigarukira, ariko wowe Mana tukubone Mana, tukubone kuko utareka abagushaka. Niwe dushaka mwami, izina ryawe niryubahwe. Niwe dukeneye mwami muri uyu munsi, ngo matane natwe, ugendane natwe mwami. Niwe dushaka ngo uvugane natwe, niwe dushaka ngo ukore ku buzima bwacu, niwe dushaka mwami ugira ibyo uhinduye, niwe dushaka mwami ugira ibyo wubitse ubyubikana uburakari, niwe dushaka mwami ugira imisozi uranduye mu buzima bwacu, uyivana imbere yacu dutambuke. Niwe dushaka mwami, niwe dushaka ngo udusobanurire ibidasobanutse, ibyo turi kubona bidasobanutse ubidusobanurire. Niwe dushaka mwami kugira ngo twongere duhagarare tudatsinzwe n'urubanza. Haleluya, ndagushimiye mwami, ndaguhimbaje kutareka abagushaka, ndaguhimbaje ko tukubona, ndaguhimbaje uyu munsi mwami, kuzindukiye kubana natwe, kuzindukiye gukora, kuzindukiye kutwiyereka, kuzindukiye mwami kwiyubahisha, kuzindukiye ibyiringiro byacu ko biri muri wowe, kandi ukaba utareka, ngo kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Ndagushimiye mwami. Uwiteka weshimwa, Uwiteka weshimwa, Uwiteka weshimwa. Shimwa ko tugenda tukubona kuri buri saha y'umunsi, kuri buri munota, kuri buri segonda, ko tugenda tukubona mu nzira zacu zose, mu byacu, mu bacu, mu masezerano yacu, ko tugenda tukubona. Iki cyumweru ko tugenda tukubona mwami. Haleluya, izina ryawe niryubahwe. Urakoze mwami. Ndasenze ngo uyu munsi bitava ku mwuka wera w'Imana, ibyo biveho, ibyo utasizeho biveho mu izina rya Yesu. Ibyari bihagurutse bitava kuri wowe biveho, ibyo Satani yateguye n'abakozi n'ingabo zose z'umwami, ibyo byose biveho, ahubwo tukubone utwibuka, tukubona ugera ku mazina yacu, tukubona ugera mu ngo zacu, tukubona ugera ku bana bacu, tukubona ugera ku maboko yacu, tukubona ugera ku birenge byacu, tukubona utwihutisha abari barindiriye amasezerano. Tukubone mwami, tukubone udushyira mu rundi rwego rwo gusenga, tukubone udushyira mu zindi mbaraga z'umwuka w'Imana, tukubone uhindura ibyanze guhinduka, tukubone Yesu, amaso yacu akubone mwami, tukubone abacu bakizwa, tukubone ukora imirimo n'ibitangaza, tukubone kuko niwe dushaka iki gitondo, niwe twazindutse gushaka. Kandi abagushaka ngo Uwiteka ntago bareka, ntago watureka Mana, ntago watureka n'ibikunda, kuri Imana y'urukundo. Ntago watureka Mana n'ibikunda, uri Imana y'imbabazi. Ntago watureka Mana n'ibikunda, uri Imana y'ubuntu, kandi udufitiye ubwo buntu.
wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka. Urakoze Yesu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Wibuke gukora subscribe na share, ugira abo byukije nabo bisengere ngo kuko Uwiteka atareka abamushaka. Shalom.